Uyu ni wa mwanya tuganira ku ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha, mugire amahoro ya Yesu Kristo, umwami wacu n'umukiza wacu. Amen. Muri kumwe na Pastor Nkunzurwanda Jean Marie Vianney, uhagarariye Ministeri Divine Prophetic Ministry. Imana ibaha umugisha. Mbere ya byose reka tubanze dusenge. Mwami Imana yacu, Imana ishobora byose kandi Imana igira neza, mu izina rya Yesu. Ni wa mwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ryawe, ijambo ry'ubuhanuzi, ijambo waduhaye kugira ngo tubashe kumenya neza ibyo wakoze muri iyi si n'ibyo urimo gukora n'ibyo uzadukora nk'itoro ryawe, uje kujyana umugeni wacunguje amaraso yawe, wakoye amaraso yawe. Twemerewe kano kanya rero, ubwo bene data bakurikiye ikiganiro cy'ijambo ry'ubuhanuzi, umwuka wera abane nabo kandi abane nanjye, mu izina ryawe Yesu Kristo. Imbaraga zawe zikorere muri njyewe, ntaba ari njye ahubwo aba ari wowe wikorera imirimo n'ibitangaza kubw'izina ryawe Yesu. Urakoze gukora, Imana igira neza. Uha umugisha buri wese ukurikiye ijambo ryawe, mu izina ryawe Yesu nimwo mbisabye mushima. Amen. Nk'uko nabibwiye, amazina ni Pastor Nkunzurwanda Jean Marie Vianney. Tugireho kuganira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abalewi, ibice 17 ku murongo waho ni uwa 11. Turongera dusome mu rwandiko rw'Abaheburayo, ibice 9 ku murongo wa 11 kugera ku wa 12. Yesu abahe umugisha. Kadusome mu izina rya Yesu. Ibice 17 ku murongo wa 11 aravuga ngo, kuko ubugingo bw'inyama buba mu maraso, nanjye nyabahereye gusukwa ku gicaniro, ngabe impongano y'ubugingo bwanyu, kuko amaraso ariyo mpongano, ayihindurwa n'ubugingo buyarimo. Ngo kuko ubugingo bw'inyama buba mu maraso, nanjye nyabahereye gusukwa ku gicaniro, ngabe impongano y'ubugingo bwanyu, kuko amaraso ariyo mpongano, ayihindurwa n'ubugingo buyarimo. Imana itugire neza. Katwongere dusome mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo, ibice 9 umurongo wa 11 kugera ku wa 12. Aravuga ngo, nawe yabwiye ngo umukuru aza Abaroma ibice 9 ku murongo wa 11. Kadusome mu izina rya Yesu. Ariko Kristo amaze kuza, ahinduka umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza, anyura mu ihema rirusha rya rindi gukomera no gutungana rwose, ritaremwe n'intoki. Ibyo ni ukuvuga ngo ritari ibyo mu byaremwe ibi, kandi ntiyinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa, ahubwo yahinjijwe rimwe n'amaraso ye, amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka. Imana itugire neza. Dusomye amagambo ari mu Balewi ibice 17 ku murongo wa 11, aho Imana yabwiraga abise ko bakwiriye kwitwara n'uko bakwiriye kwifata ku bijyanye n'iby'amaraso. Tugiye kuganira ku magambo avuga ku mbaraga z'amaraso, imbaraga z'amaraso cyangwa se ubushobozi bw'amaraso, ariko dushingiye ku maraso ya Yesu Kristo.
aka kanya ndagira ngo tuganire kuri aya magambo tureba imbaraga zituruka mu maraso. Abisiraheli ubwo bavaga mu Egiputa, hari icyo Imana yababwiye uko bagombaga kwitwara n'uko bagombaga kwifata ku bijyanye n'ibyo bari bahawe kurya cyangwa se mu buryo bwo kurya inyama. Ahangaha tubona neza ko ijambo ry'Imana ritubwira mu gitabo cy'Itangiriro ibice 9 ku murongo wa 3 kugera ku wa 4, aho Imana yari imaze kurimbuza isi umwuzure. Imana imaze kurimbuza isi umwuzure, hasigaye uwitwa Nowa n'abahungu be 3 n'abakazana be 3 ndetse n'umugore, n'abantu 8 basigaye. Abo ngabo 8 bamaze gusigara, ni ukuvuga ngo Imana yababwiye buryo ki bagomba ko n'ibyo bagomba kurya. Mbere Imana itararimbuza isi umwuzure, umuntu yatungwaga n'imbuto, yatungwaga n'ibimera, ntabwo umuntu yaryaga inyama. Kubwo kurya inyama rero navuga ngo zari ingaruka z'icyaha. Ubundi mbere umuntu ntabwo yaryaga inyama, yatungwaga n'ibimera, agatungwa n'imbuto, agatungwa n'imboga, n'ibyo umuntu yaryaga. Hanyuma Imana imaze kubirimbuza byose umwuzure, harokotse inyamaswa Imana yari yateganije ko zirokoka, harimo inyamaswa ziza n'izitazira. Ni Imana yatangiye yabwiye umwana w'umuntu ko hari ibyo yemerewe kurya, hari inyamaswa yemerewe kurya, kuko nta bindi bintu byari bihari ku isi, nta bimera byari bihari. Rero umuntu agombaga kurya icyo bita inyama. Naho kurya inyama byatangiriye. Ni ukuvuga ngo ibyo bibazo byo kurya inyama byatewe n'icyaha umuntu yari amaze gukora, kuko Imana ntabwo yari yaremereye umuntu kurya inyama, ahubwo yamwemereye kuzirya nyuma y'uko umwuzure urangiye. Imana idufashe kandi Yesu atugirire neza. Icyaha hari ibyo kigenda gituma, hari ibyo kigenda gihindura muri ubu buzima bwacu bw'isi. Imana idufashe. Hanyuma rero hano Imana imaze kubwira umuntu inyamaswa agomba kurya, turi ku ijambo rivuga ngo imbaraga zo mu maraso ya Yesu. Imbaraga zo mu maraso ya Yesu. Iri ni ijambo ry'ubuhanuzi mwene data, ni ikiganiro ijambo ry'ubuhanuzi. Yesu atugirire neza. Hanyuma Imana yaje kubwira Nowa n'abahungu be n'abakazana be ndetse n'umugore we, irababwira ngo mu byo muzarya byose muzirinde kurya amaraso, kurya ibyanizwe. Imana irabibabuza, ibabwira buryo ki ibyo bagomba kurya batagomba kubiryana n'ubugingo, kuko ubugingo buba mu mubiri, kandi ubwo bugingo ni amaraso. Yesu atugire neza. Ubu bugingo ndimo kuvuga ntabwo ari ubugingo butangwa n'umwuka, ahubwo ni ubugingo bukorera mu mubiri, ariyo maraso. N'Imana yababujije kurya, muzarya inyama ariko ntimuzarya amaraso. Hanyuma Mose nawe Imana irongera igaruka iramubwira. Twitegereje neza tubona neza ko igitabo cy'Itangiriro cyanditswe na Mose, igitabo cyo Kuva cyandikwa na Mose, igitabo cy'Abalewi cyandikwa na Mose, igitabo cyo Kuva cyandikwa na Mose, igitabo cyo Gutegeka kwa kabiri cyandikwa na Mose. Ni ibitabo 5 Mose yanditse. Ibyo bitabo 5 ra Mose yanditse, yabyanditse arimo ahishurirwa ubwo yajyanagwa kuri wa musozi akamarayo amanywa nijoro iminsi 40 atarya atanywa, nyuma akagaruka agasanga bise bariyononye, akongera akamara indi minsi 40 amajoro 40 n'amanywa 40 atarya atanywa. Ngo ni iminsi 80 yamaze. Ahangaha niho yajya ahishurirwa iremwa ry'isi, ahishurirwa iremwa rya Adamu na Eva, ahishurirwa iremwa ry'ibintu byose byabayeho. Nibwo ahishurirwa no kwa Aburahamu, ahishurirwa kwa Nowa. Imana itugire neza. Yerekwa ibintu bitandukanye ari kuri wa musozi. Nibwo rero
Imana yongeye kumubwira hano mu Balewi, iramubwira ngo kuri uyu murongo wa 11 twasomye, Imana tugiye neza, ngo kuko ubugingo bw'inyama buba mu maraso, aranga ubugingo bw'inyama, ngo kuko ubugingo bw'inyama buba mu maraso, nuvuga ngo ubugingo bw'inyama wa mu maraso, ngo nanjye nyabahereye gusukwa ku gicaniro. Ntabwo Imana yemeye ko abise banywa amaraso cyangwa barya amaraso, ahubwo arabwe ngo none inyamaswa muzajya mubaga arizo zatambwaga zari zemewe. Tuzi ko inyamaswa zatambwaga cyangwa se amatungo yatambwaga yari inka, hagatambwa intama, hagatambwa inuma, ndetse ibyo ngibyo nibyo byatambwaga. Kubwo gutambwa kw'ibyo ngibyo rero Imana ibwira Mose ngo uramenye ibi ngibi nibitambwa uzirinde. Yesu atugire neza. Cyangwa se muzirinde kunywa amaraso, cyangwa se niyajya nubaga itungo rye azirinde kunywa amaraso, kuko aya maraso nyatangiye gusukwa ku gicaniro kugira ngo ubwoko bwanjye bwakoze ibyaha bubabarirwe biturutse mu maraso, kubw'ibicumuro byabo babibabarirwe biturutse mu maraso, kuko amaraso ari bwo buzima bw'amatungo bwamenwa bwasukwaga ku gicaniro, abise bakababarirwa. Ntabwo bari bemerewe kunywa cyangwa se kurya amaraso. Imana tugiye neza. Yesu ashimwe. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Ni ukuvuga ngo amaraso niyo arimo ubuzima. Mose we yaje guhishurirwa ibanga rikomeye ryo mu maraso, yaje guhishurirwa imbaraga zo mu maraso. Kubwo guhishurirwa imbaraga zo mu maraso yaje kubonamo harimo ubuzima, ubuzima buhesha umuntu cyangwa se ubuzima butuma umuntu abasha gushyikirana n'Imana. Haleluya. Dushimira Imana, uyinezererwe, kuko ibyo yaremye, ibyo yashyizeho ni umunezero wacu, ni ibyishimo byacu, kuko yabiremeye kugira ngo bitugirire umumaro. Nta kintu na kimwe Imana yigeze irema kuyo kitakugirira umumaro. Mu byo yaremye byose bifite umumaro. Mbese wakwibaza ngo mbese urushishi rumaze iki? Ariko tekereza nawe urushishi uraruzi. Mbega urushishi rumaze iki? Ariko wibuke ko urushishi rubasha kurwanya icyo bita imiswa. Imiswa nayo ifite ikimaze. Nta kintu na kimwe Imana yashyize ku isi kidafitiye umuntu umumaro. Ibyo Imana yashyize ku isi byose, ibyo Imana yaremye byose ku isi, ibyo yashyizeho byose ku isi bidufitiye umumaro. Imana idufashe. Ese watekerezaga ko, banza witegereze aya amashyamba tuzi ko atuma habaho umwuka mwiza. Nyamara twebwe turekura umwuka mubi, amashyamba akawakira. Iyo yarekura umwuka mwiza natwe tukawakira, nuba ngo turagurana. Aho amashyamba ari, imvura ibasha kugwa. Yesu adufashe. Tubona ko ibimera byose bigenda bivamo imiti yo gufasha yo kuvura abantu. Harimo ibimera bivamo imiti, harimo ibimera, mbese ni ibintu byose Imana yaremye bifite umumaro ku mwana w'umuntu. Ariko reka turebe neza imbaraga zo mu maraso. Haleluya. Imbaraga zo mu maraso nizo turi kurebaho, cyangwa se ubuzima bwo mu maraso. Imana ishimwe kuko yari yarateguye kubaho k'umuntu n'ubuzima bw'umuntu n'imibereho y'umuntu amaze gucumura. Imana yari yashyizeho ibigomba gutuma umwana w'umuntu agirirwa imbabazi. Tubona biri tubwira umuntu wa mbere ari we witwa Abeli. Abeli yari umuhungu wa Adamu na Eva hamwe n'uwitwa Kayini. Abeli tubona ko yajyaga atamba ibitambo ashimira Imana, ayiramya ayihimbaza.
imana ikanezerwa. Ariko Kayini we ntabwo ariko yabikoraga. Kayini yajyaga gutanga imbuto, yajyaga gutanga mu byo yahingaga, kuko Abeli yari umworozi ariko Kayini yari umuhinzi. Ariko Imana ngo yita ku gitambo cya Abeli, kuko mu buzima bw'amaraso niho haboneka gukira. Mu buzima bw'amaraso niho haboneka imbaraga, niho habonekaga imbaraga zikiza Abisirayeli, niho habonekaga imbaraga zihuza Imana n'Abisirayeli. Iyo twongeye tukitegereza neza, Imana ivana Abisirayeli mu Egiputa ibajyana mu gihugu cy'i Kanani. Ku gitangaza cya nyuma, Imana yategetse Abisirayeli kubaga umwana w'intama. None bamara kubaga umwana w'intama, bagafata amaraso bakayashyira mu gikomanizo cy'umuryango. Imana niko yababwiye ngo aho ngaho nimuyashyira aho ngaho, marayika urimbura nanyura aho ngaho ntabwo azigera arimbura ubwo bwoko buri muri iyo nzu. Barabikoze mu by'ukuri. Marayika yahagera akabona amaraso ku nkike mu ruhamo rw'umuryango ngo agacaho. Ahatasangaga hari amaraso, aho ngaho hapfaga umwana w'imfura. Yesu atugirire neza. Izo ni imbaraga zo mu maraso, imbaraga zikiza kandi zibeshaho. Haleluya! Imana yacu ihabwe icyubahiro. Katurebe hahandi twasomye mu rwandiko rwandikiye Abaheburayo ibice 9 ku murongo wa 11. Kadusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo ibice 9 ku murongo wa 11, dusome mu izina rya Yesu. Ngo ariko Kristo amaze kuza, ahinduka umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza, anyura mu ihema rirusha rya rindi gukomera no gutungana rwose, ritaremwe n'intoki. Ibyo ni ukuvuga ngo ritari ryo mu byaremwe ibi, ngo kandi ntihinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa, ngo ahubwo yahinjijwe rimwe n'amaraso ye amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Umwanditsi aravuga ngo ariko Yesu Kristo amaze kuza, ahinduka umutambyi mukuru. Imana ishimwe. Yesu yaraje ageze mu isi, ntabwo ab'isi bamumenye, ntabwo basobanukiwe uwo ari we, ntabwo bamenye neza icyari kimuzanye. Mu myaka 3 n'igice amaze abwiriza ubutumwa bwiza, ntabwo babashe kumenya neza uwo ari we, ahubwo ni ukuvuga ngo bituye kumwica. Ariko Yesu yari afite misiyo yo kuza gukiza no gushaka icyari cyarazimiye. Yari afite gahunda yo gucungura umwana w'umuntu, yari afite gahunda yo kuba umutambyi. Uyu murimo w'ubutambyi watangiye mu gihe cya Mose ubwo yigishaga Abisiraheli. Imana yamubwiye mu bwoko agomba gutoranyamo bukavamo abatambyi, aribwo bwoko bw'abatambyi bwaturukaga mu muryango wa Lewi. Ariko Yesu we ntabwo yaturukaga mu muryango wa 3 n'igice amaze abwiriza ubutumwa bwiza, ntabwo babashe kumenya neza uwo ari we, ahubwo ni ukuvuga ngo bituye kumwica. Ariko Yesu yari afite misiyo yo kuza gukiza no gushaka icyari cyarazimiye. Yari afite gahunda yo gucungura umwana w'umuntu, yari afite gahunda yo kuba umutambyi. Uyu murimo w'ubutambyi watangiye mu gihe cya Mose ubwo yigishaga Abisiraheli. Imana yamubwiye mu bwoko agomba gutoranyamo bukavamo abatambyi, aribwo bwoko bw'abatambyi bwaturukaga mu muryango wa Lewi. Ariko Yesu we ntabwo yaturukaga mu muryango wa Lewi. Ubuhanuzi tubwira ko Yesu yaturukaga mu muryango wa Yuda, kandi aho ngaho niho yavutse aturuka. Imana ishimwe. Ariko aza ari umwami. Imana ishimwe. Yesu yari afite ibintu 3 yagombaga gukora. Yesu yaje ari umwami, Yesu yaje ari umutambyi, kandi Yesu yaje ari umuhanuzi. Haleluya!
muri ubwo buryo butatu bwa Yesu harimo gucungura umwana w'umuntu. Uko kumucungura kugira ngo umwana w'umuntu acungurwe ni uko Yesu yagombaga kubambwa ku musaraba. Haleluya! Uko kubambwa ku musaraba rero kwari ugutambwa, Imana ishimwe, akabambwa, kuko n'igitambo iyo bajyaga kugitamba barakibohaga bakagishyira hejuru y'ubutambiro. Aho rero niho Yesu nawe yagomba kumanikwa ku giti, ku musaraba, kuko biritwereka neza Adamu na Eva bakoze icyaha. Bamaze gukora icyaha bagikora ku giti aricyo giti cyitwa itunda. Bamaze gukora icyo cyaha, Yesu Kristo aza ari we Adamu wa kabiri. Uwo Adamu wa kabiri nawe yagombaga kurangiriza ikibazo aho cyatangiriye. Yesu nashimwe. Yesu yagombaga nawe kurangiriza ikibazo ku musaraba, cyangwa kukirangiriza ku giti, kuko igitego cyarengeye niho cyarenguriwe. Imana nishimwe. Aho ikibazo cyabereye niho cyakemukiye. Imana itugiye neza. Ku giti aho Adamu na Eva bakoshereje niho Yesu yakosoreye ikosa bakoze. Yesu atugire neza. Mwene data, reka nkubwire, nukora icyaha, ugakora icyaha, ugasambana mu itorero, ugasambana itorero ryaguhagarika, ntujya gusaba imbabazi mu itorero, ukahava ukajya ahandi ibunaka, ukajyayo mu rindi torero runaka ukavuga ngo warasambaye, wakoze icyaha. Oya, ntabwo ari byo. Ahubwo banza ujye hahandi wari usanzwe uri, nujya ahandi wari usanzwe uri, nurangiza usaba imbabazi. Numara gusaba imbabazi itorero rikubore, kuko n'ubundi ryarambuye ibiganza riguhagarika. Niwiba itorero rikaguhagarika, we kujya ahandi runaka cyangwa mu byumba runaka ngo ujye kwatura. Oya, ngwino mu itorero ryawe nyirizina, nurangiza ubasaba imbabazi, kuko baraguhagaritse, baragutenze. Saba imbabazi, nurangiza uvuga ngo usaba imbabazi bakubohore, nurangiza ugenda uri free, nta kibazo ufitanye n'itorero. Yesu atugire neza. Aho uzagera uzakora umurimo neza. Ariko ndagira ngo ubwire mwene data, nugaruka hahandi, nutagaruka hahandi ukajya ahandi, uzajya uhura na bene so bagutenze. Baba ngo mbese mwene data, mbese uriya bitebye ko yagiye asambanya, akagenda yibye, akagenda arwanye, akagenda akoze amahano, bite? Ariko nuba warakemuye icyo kibazo mbere y'uko ugenda, mu by'ukuri ntawe uzagucira urubanza. Yesu aduha umugisha kandi Imana tugire neza. Ndakubwiriza ijambo ry'Imana kandi urikunde. Icyo nkubwira ucyo ni ukuri. Nubikora gutya Imana izaguha umugisha. Haleluya. Yesu atugiye neza. Yesu yagombaga gukemura ikibazo aho cyabereye. Yagombaga kurangiriza ikibazo aho cyatangiriye. Niyo mpamvu rero Yesu nawe yemeye kubambwa ku musaraba kubw'ibyaha byacu. Umwanditsi aravuga ngo ariko Kristo amaze kuza ahinduka umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza. Yesu nashimwe. Yesu amaze kuza ahinduka umutambyi. Uko guhinduka umutambyi ni ukuvuga ngo yabaye umutambyi w'ibyiza bizaza. Hari ibyiza dutegereje imbere, hari ibyiza birimo kuza bidusatira. Ni ukuva muri iyi si itorero ritashye. Imana ishimwe. Amena. Anyura mu ihema rirusha rya rindi gukomera. Ni ukuvuga ngo Yesu yaciye mu ihema rirusha rya rindi gukomera. Abise bari bafite icyo bita ihema ry'ibonaniro. Harahera, hari ahitwa hanze, hakaba ahitwa hera, hakaba n'ahitwa hera cyane. Aho hera cyane rero niho umutambyi yajyaga rimwe mu mwaka.
ntabwo yajyaga yuko abonye, yabanza kwitambira ibyo byaha, yamara kwitambira ibyo byaha agasaba Imana imbabazi, yamara gusaba Imana imbabazi akabona uburyo ahohera cyane. Iyo yajyagayo rero atabanje gutamba ibitambo bye, yitambira ibyaha bye ngo Imana imubabarire, Imana yamutsindaga aho ngaho akahagwa agapfa. Bamwe bajya bavuga ngo Imana ya kera yari ingome, ngo ariko ya none iy'ubu ni inyembabazi. Ariko reka nkubwire mwene data, nutihana ibyaha byawe ngo ubireke, n'ubundi upfa uhagaze, ukabura aho bakubona ko uri umuntu ariko utariho. Imana itugire neza. Rero ni byiza ko wabasha kwihana ibyaha byawe ugatunganira Imana itugire neza. Yesu rero ndacyavuga ku mbaraga z'amaraso, imbaraga zo mu maraso. Nuba ngo hano Yesu kugira ngo abashe kuba umutambyi, Bibiliya tubwiye ngo, ijambo ry'Imana tubwira ngo yanyuze mu ihema rirusha ayandi gukomera no gutungana rwose ritaremwe n'intoki. Haleluya! Iryo hema twumva ni irihe? Niba hariho ihema ry'ibonaniro ryari rifite ibyiciro bitatu, Yesu nawe yinjiye ahera cyane, ahinduka igitambo, ahinduka umutambyi, kandi arangije aritamba. Aho yanyuzeyo ni mu mubiri we, umuntu utarigeze ukora icyaha na mba. Yesu ashimwe. Ndagira ngo nkubwire, Yesu yari umuntu 100%, kandi Yesu ni Imana 100%, yari Imana 100%. Reka nkubwire impamvu Yesu yari umuntu 100%. Yesu yararyaga, Yesu yarananirwaga, Yesu yarababaraga, ariko Yesu impamvu nkubwira ngo none yari Imana 100%. Yesu atugiye neza. Mu buzima Yesu yabayemo ntabwo yigeze arwara. Yesu adufashe. Imana itugiye neza. Mu buzima bwa Yesu ntabwo yigeze arwara. Ikindi cya kabiri, ntabwo yigeze akora icyaha. Tubona ubumuntu bwe, yarananirwaga, yararyaga. Tubona ko hari aho Yesu yariye, tubona ko Yesu hari aho yananiwe arasinzira. Yesu atugiye neza. Tubona ko hari aho yagize ikibazo, ngabanza kugira ikibazo cyo gusa naho agize ubwoba, arimo atinya kubambwa, ariko nyuma aza gusenga. Ubwo arabonye itorero rimuvuyeho cyangwa se ateshutse ku nshingano ze nk'umwana w'umuntu, biriya byose bitwerekaga mu buryo umwana w'umuntu agomba guca mu bibazo bikomeye, kandi umuntu wambaye umubiri n'inyama n'amaraso abasha kugira ubwoba. Ariko Yesu we ngo amaze kubona ngo igikombe cye agiye kunyweraho, biratubwira ngo araba ngo Data, ngo iki gikombe niba ubyemera ko nkinyweraho, bibe uko ushaka ni uko nshaka. Imana itugeneza. Yaragize ikibazo nk'umuntu wari wambaye umubiri 100%, ariko biratubwira ngo ntabwo yigeze akora icyaha, nta nubwo yigeze anarwara. Imana idufashe. Ibyo byose bitwereka imiterere ya Yesu, kuko yari umuntu 100%, yambaye umubiri nk'uwacu, yarababaraga, yarasonzaga, yarananirwaga. Ibyo ni byerekana ko ari umuntu 100%, ariko ubumana bwe nabwo 100%, ntiyigeze akora icyaha kandi ntiyigeze arwara. Imana idufashe. Ngo kugira ngo yabashe kuba umutambyi wo kudutambirirwa cyangwa se kugira ngo aducungure, yagombaga guca mu mubiri we, kuko nta muntu n'umwe wari warema umubiri uretse Imana yawuremye. Aca mu mubiri utunganye, utarigeze ukora icyaha, arangije tubonera gucungurwa kw'iteka. Njyewe wari umunyabyaha, njyewe wari ugucirwaho iteka, ndababarirwa biturutse kubwo gutambwa no kwitamba ubwe, biturutse mu rukundo rwari muri we, kugira ngo tubabarirwe ibyaha byacu. Yemera kumena amaraso ye ku musaraba i Golgotha. Yesu atugire neza. Ngurwo urukundo rwa Yesu ku buzima bwacu.
Imana idufashe kandi twibuke. Bibiliya yatubwiye mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 19 ku murongo wa 34, ubwo Yesu yanyuraga muri iryo hema rirusha ayandi yose gukomera. Yesu dufashe. Aravuga ngo ritari byo mu byaremwe ibi, ngo kandi ntihinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa, ahubwo yahinjijwe rimwe n'amaraso ye amaze kutubona gucungurwa ku iteka. Yesu adufashe. Bibiliya ikatwereka neza mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 19 ku murongo wa 34 hari icyabayeho. Ariko umusaraba amaze gutanga nibwo umusirikare umwe yamujombye icumu mu rubavu. Yesu adufashe ngo mu rubavu rwa Yesu havamo amazi n'amaraso. Ayo maraso rero amaze kumeneka hasi ku butaka, ndacyava ku mbaraga z'amaraso. Amaraso ya Yesu, ndava ku mbaraga z'amaraso, amaraso abohora. Ndava ku mbaraga z'amaraso, amaraso adukiza. Ndava ku mbaraga z'amaraso atuma tubona umugisha mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana nishimwe. Hari imbaraga mu maraso ya Yesu. Hari ubuzima mu maraso ya Yesu. Hari ukubaho mu maraso ya Yesu. Kandi hari umugisha mu maraso ya Yesu. Aya maraso ya Yesu Kristo amaze kumeneka ku isi. Yesu adufashe. Ntabwo ari ya maraso, amen, ubwo umutambyi we yinjizwaga ahera n'amaraso, Yesu noneho yinjijwe ahera n'amaraso. Ntabwo yinjijwe ahera n'amaraso y'ihene cyangwa y'intama cyangwa y'ibimasa. Oya, yahinjijwe n'amaraso ye. Haleluya. Kubwo kumena amaraso ye, uyu musirikare amaze kumutera icumu mu rubavu, igitambo cyari kibonetse, imbabazi zari zibonetse. Amaraso ya Yesu Kristo yamenekeye ku musaraba igorogota niyo agomba gukiza umuntu icyaha. Haleluya. Icyaha cy'inkomoko. Yesu adufashe. Amina. Yagombaga kumukiza icyaha cy'inkomoko. Amina. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 1 ku murongo wa 12 haba ngo icyakora bamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, ngo ntabwo bagiye n'ubushake bw'umugabo cyangwa bw'amaraso y'umuntu, ahubwo bagiye n'ubushake bw'Imana. Nuko ngo abamaze kwemera ijambo ry'Imana bakizwa n'amaraso ya Yesu. Abamaze kwemera ijambo ry'Imana bahabwa ubugingo buturutse mu maraso ya Yesu, bahabwa kubaho biturutse mu maraso ya Yesu. Uyu munsi wa none ntabwo bikiri iby'ibitambo. Hari umuhanga umwegeze avuga ngo, witwa Doweje, aravuga ngo isorori y'amaraso y'ihene ngo ihwanye n'ubuzima bw'amaraso yayo n'ubuzima bwayo. Ngo isorori y'amaraso y'umwana w'umuntu ngo ahwanye n'ubuzima bw'umwana w'umuntu. Ngo isorori y'amaraso y'inzovu ngo ahwanye n'ubuzima bwayo. Ariko natwe isorori y'amaraso ya Yesu, haleluya, ihwanye no kubaho kwacu kwiteka. Imana ishimwe. Biturutse mu buzima bw'amaraso ya Yesu. Aya maraso ya Yesu Kristo rero amaze kumeneka ku isi, cyangwa se amaze kugera ku isi, ni ukuvuga ngo abari ku isi yose, abari mu isi yose bamaze kumwizera, bakijwe n'amaraso ye, kubw'uko ababereye umutambyi, cyangwa se kubw'uko atubereye umutambyi uhoraho iteka, w'ibihe bihoraho iteka. Haleluya. Ubwo ni ubuzima buri mu maraso ya Yesu. Najya nkubwire, nivuga ku mbaraga z'amaraso ya Yesu. Imana ishimwe. Iyo abadayimoni bumvise amaraso ya Yesu barahunga, baratinya. Imana ishimwe. Iyo abadayimoni bumvise imbaraga zo maraso ya Yesu, ugahamagara amaraso ya Yesu Kristo, uri musengera umuntu, habaho kubohoka gukomeye, umuntu arakira mu izina rya Yesu. Ibyo mbifitiye ubuhamya. Imana ishimwe.
amaraso ya Yesu Kristo arabohora. Amaraso ya Yesu Kristo amaze kumeneka ku isi, abemeye Yesu bakizwa nayo. Abemeye Yesu bayaboneramo umugisha. Abemeye Yesu bakamwizera baba abana b'Imana. Muri aya maraso harimo ubuzima, harimo imbaraga zisenya imbaraga z'umwijima, harimo imbaraga zitsinda abadayimoni, harimo imbaraga zatsinze ubutware bw'umwijima. Kuko kubwo gutsindwa kwa Satani, amaraso ya Yesu Kristo amaze kumeneka, nuba ngo ibyari biboshye ku mwana w'umuntu wamaze kwizera Yesu birabohoka. Yesu atugiriye neza. Hariho abantu bajya bakunda gukoresha amaraso, cyane cyane abapfumu abapfumu, ugasanga baragutumye ngo genda uzane inkoko cyangwa se uzane ihene. Ibyo ngibyo bamara kubyica ukabona barejeje amaraso. Hari ibindi bintu bayakoresha, ntabwo nigeze njya kuraguza, ariko tujya dukurikirana abantu bagenda babikora cyangwa se babikoze, bagenda bakabatuma ihene cyangwa se inkoko, ibyo byose bakabirezamo amaraso. Ayo maraso rero ni ukuvuga ngo bayashora mu badayimoni babo. Ariko twebweho dufite imbaraga zo gusenya izo mbaraga z'umwijima biturutse mu maraso ya Yesu Kristo w'i Nazareti, biturutse mu mbaraga z'amaraso ya Yesu. Tugasengera abantu duhagaze amaraso ya Yesu Kristo, tukirukana abadayimoni duhagaze amaraso ya Yesu Kristo. Kuko ayo maraso ni imbaraga zibasha kurimbura no guhagarika imigambi y'abadayimoni ku buzima bw'umwana w'umuntu. Ndibuka kankubwire imbaraga zo maraso ya Yesu ko nigeze nzibona igihe kimwe. Nasengeye umuntu maze kumusengera. Icyo gihe hari itoro yasengeragamo. Iryo toro yasengeragamo bamufashe nk'umukristo wabo, baragenda baramusengera biranga. Ariko nari naramaze kumenya imbaraga zituruka mu maraso ya Yesu. Yesu nashimwe. Nari naramaze guhishurirwa ko imbaraga k'amaraso ya Yesu Kristo ari yatsinze ubutware bw'umwijima. Nari naramaze kumenya neza ko amaraso ya Yesu Kristo ajya abohora. Haleluya, Mana nishimwe. Yesu atugiriye neza. Muri ayo maraso ndakubwira ngo harimo imbaraga zibohora. Nuko baramusengera iminsi 3 ishira byanze. Imaze kwanga, umukecuru arangije arampamagara ati pastor mbabara usengera umwana wanjye. Ndawe ntoke nta kibazo ndamusengera. Ariko itorera abamo mu by'ukuri niyo banze kumusengera bakamwirukana, ngenda mwitoragurira. Nuko ndamusengera. Maze kumusengera mu minsi mikeya, mu minsi nk'itatu yaje gukira. Amaze gukira, abadayimoni barirukanse hirya no hino, bafata umudamu umwe. Bamaze kumufata arazana wenda musengera arakira. Bari abadayimoni mu miryango yabo, abantu babaga bakoranaga n'imyuka mibi. Iyo myuka mibi bakoranaga nayo itabimbwira, ariko yari amaze gufatwa n'umusonga atarimo guhumeka neza. Murambika ibiganza ndamusengera. Hari saa 7 z'ijoro ndaramusengera, nirwa musengera. Umusukurikiye saa 10 za mu gitondo bamurekuye. Ndamubwira subu ndi kuganana, ndamubwira urumva ubohotse? Ati ndabohotse. Uri muzima? Ati ndi muzima. Nawe ariko uko mbasengera mugakira, ngiye bimfashe ninde wansengera? Iryo jambo navuze ryankozeho mwene data mushiki wanjye ukurikiye BTV. Yesu atugire neza. Nuko muri ako kanya nahise numva ngize ikibazo mu kiziba cy'inda, mpita numva ngize ikibazo mu mutwe, numva mbaye nk'utaye umurongo, numva mbaye nk'uhungabanye. Mbwira madamu nanjye ndumva binyatatse. Ariko ndakubwiza uko narasenze uburyo bwose bushoboka, ndasenga. Kuko reka mbanze nkubwire, hari amasengesho, amen,
hari amasengesho ugomba gusenga, amasengesho bita impuruza, amasengesho abasha gusenya imbaraga z'umwijima. Iyo wahagaze mu butware bw'amaraso ya Yesu, hari amasengesho usenga agahindura imigambi y'abadayimoni. Haleluya! Ndibuka Eliya, Abami ba mbere ibice 17, yarahagaze arangije arasenga. Yesu atugiye neza, arangije abwira Imana atumva, arangije abangumva noneho kugeza uyu munsi wa none, ngewe Eliya guhera uyu munsi wa none, bitewe n'imisengere iriho mu minsi ya none, bitewe n'imyitwarire y'abariho mu minsi ya none, bitewe n'abakozi barimo gukora uyu munsi wa none, sebo ngo n'ab'Imana, oya, bari gukora uyu munsi wa none. Yaritegeza abona imisengere iriho ntabwo ikwiriye, arangije ngo kugeza uyu munsi ndategetse ntabwo imvura izongera kugwa kugeza igihe nzabitegekera. Haleluya! Yari muri autorite y'Imana, yari mu butware bw'Imana, yari mu bushobozi bw'Imana, arangije arategeka ngo ntabwo imvura izongera kugwa kugeza igihe ngewe Eliya nzabitegekera. Imana ishimwe cyane. Iryo ryari isengesho yari ahagazemo kubwo kwizera Imana. Natwe nanjye rero nahagaze mu maso ya Yesu, ndatangira ndasenga umunsi wa mbere biranga, umunsi wa kabiri biranga, umunsi wa gatatu biranga, umunsi wa kane biranga, icyumweru kirashira. Ariko ndakubwiza ukuri mwene data, nabwiye madamu ngo reka gusenga ndi bwisengere. Imana ishimwe. Icyumweru cya kabiri Pawulo avuga ngo ntabwo turwana n'abafite umubiri n'inyama n'amaraso, turwana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru itegeka iyi si y'umwijima. Yesu adufashe kandi Imana itugiye neza. Ibyo turwana nabyo ntabwo ari ibinyantege nke, ariko uwo dufite, haleluya, abirusha imbaraga. Uri muri twebwe arusha ab'isi imbaraga. Uri muri twebwe afite ubushobozi, afite imbaraga hejuru y'izindi mbaraga. Yesu ashimwe, mu mpera icyubahiro. Yesu ni umwami. Haleluya! Nuko ku munsi wa gatatu naguye muri koma, maramo isaha n'iminota 40. Yesu atugire neza. Aho narindi naje kwambona nzigurijwe n'uruziga rwererana rw'umweru. Haleluya! Urwo ruziga rwarungose runzengurutse, nabo ngo zari imbaraga zima, cyase nabo ngo yari n'amaraso ya Yesu Kristo yarangose. Haleluya! Abagoswe n'amaraso ya Yesu ntabwo Satani abasha kugira icyo abatwara. Abari muri Yesu bararinzwe kandi barashinganye. Amena. Imana ishimwe. Abariho amaraso ya Yesu ntacyo tuzaba. Nuko uwo munsi navo ntakibasha gusenga neza, biri kunanira. Noneho kumwe nabwira madamu ntuzansengere, nzisengera, birananira. Ndamwe noneho birakwiriye ko unsengera. Mwa basore mwe namwe abakobwa, ndabifuriza kuzashaka abagore bakijwe kandi baturutse ku Mana. Imana itugiye neza, muhawe n'Uwiteka, bizabagirira umumaro. Madamu wanjye yaransengeye, aransengera. Nuko mu cyumweru cya gatatu, mu ijoro ryo kuwa gatatu bwenda gucya, ubwo nari nsinziriye, kuko impamvu gusenga byananiye, najyaga gusenga nkumva ururimi rwagobwe nshatse kuvuga amagambo yo gutuka Imana. Ariko mu by'ukuri nari mfite ikibazo, kuko muri ngewe havagamo amaraso asohoka hanze. Niba ushaka kumenya uko byangendekeraga, uze kumpamagara kuri telefone ndabikubwira. Yesu nashimwe. Nuko uko yamvagamo ndaza kubikubwira. Haleluya! Amina. Imana ishimwe cyane. Nuko ku munsi wa gatatu mu gicuku cya mu buzacya, nibwo naje kurota, nari nsinzire mbona umucyo mwinshi cyane. Wa mucyo mwinshi cyane naje kubonamo ibiganza by'umuntu. Haleluya!
bya biganza by'umuntu araza birambika hahandi nari nagize ikibazo kunda mu kiziba cy'inda andambika kunda aransengera ntabwo nzi ururimi yavugaga yaje inshuro zijya murenye mpita nkanguka mu gukanguka nakangutse ndi muzima. Haleluya! menya neza ko amaraso ya Yesu ari anyijije. Amina. kuko amaraso Yesu Kristo niyo nahamagaraga, nubwo gusenga ntabasha gusohora ururimi, ariko nasengaga mu mutima nkaho ndahamagara amaraso ya Yesu, ndasenya imbaraga z'umwijima, ndakubita hasi imbaraga z'abadayimoni, ndacecekesha imyuka mibi, kuko numvaga amajwi menshi cyane. Iyo nahagarikaga gusenga najyaga kubona nkabona abadayimoni benshi baranyatatse, banyataka, nkahamagara amaraso ya Yesu Kristo bakagenda, nkahita mbwira amadayimoni nsengera, ndabona barimo baza gasenga, yasenga nanjye nkasenga mu mutima bakagenda, nareke bakagaruka. Muri ibyo byumweru bitatu n'urwo rugamba narindimo, ariko nabonye imbaraga zituruka mu maraso ya Yesu Kristo i Nazareti. Mana nishimwe. Hari imbaraga mu maraso ya Yesu Kristo zibohora, kandi hari imbaraga mu maraso ya Yesu Kristo zikiza. Ndacyavuga imbaraga zo mu maraso ya Yesu uburyo zibohora. Amaraso ya Yesu Kristo ageze ku isi yahumanuye abantu, ahumanura n'ubutaka bwari buhumanye. Yesu nashimwe. Mwene data, ntukinje mu yo uvuga ngo isi iravumye. Isi ivumwe kubatizera, ariko kubizera isi yacu ni umugisha, kuko isi tugomba kwinezererwamo no kuyishimiramo, kuko Imana yayiduhaye ngo tuyiyobore. Niba ukiyoborwa n'isi uzayibona ko yanduye, ariko niba uyobora isi uzabona ko isi ari isi wayihaweho nk'impano, utayihaweho nk'umuvumo, ahubwo yayihaweho nk'impano. Kuko Adamu na Eva bamaze gukora ibyaha, Imana yavuga ngo muzanye ubutaka kuvumwa, kandi ubu butaka buzabaviramo, muzamera ibitovu, ndetse uzajya urya wiyushya kuya. Mana idufashe, kubw'icyaha yarakoze. Icyaha cyatumye ibintu byose bihinduka, ariko iyo tumaze kwezwa n'amaraso ya Yesu, tumaze kubabarirwa ibyaha, iyi si yacu niyo tuboneramo umugisha, ntabwo tuyiboneramo umuvumo. Nuvuga ngo ahantu ubonera umugisha ntabwo handuye. Ndaguhamiriza, ahantu ubonera umugisha, ahantu amaraso ya Yesu yamenetse, niho tubonera umugisha. Haleluya! Nuvuga ngo isi yejejwe kubw'abakiranutsi, ariko kubw'abadakiranuka ubona ko ivumye yanduye. Muri iyi si nimo tuboneramo umugisha, muri iyi si nimo dutuye, muri iyi si nimo twubatse amazu meza dutuyemo, muri iyi si niho tugenza imodoka zacu nziza, muri iyi si niho tubonamo ibyo kurya n'ibyo kunywa, kubahinga bagasaramo imyaka bakeza. Haleluya! Bakubaka ubutaka bwiza bakabonamo umugisha, tugakuramo amabuye y'agaciro, tukabonamo ibyiza byinshi binezeza umubiri wacu. Ariko niba ubikora utubaha Imana, uzabibona nk'ibivumye, nawe bikubone nk'ubuvumye. Ariko niba ubaha Imana, uzabibonamo umugisha, kandi uzabibonamo umugisha, uzabibonamo amahoro. Haleluya! Kuko gutera kwa kabiri ibice 28 ku murongo wa 12 n'uwa 13 haravuga ngo ibyo muzerekezaho amaboko yanyu nzabiha umugisha. Imana nishimwe. Ako yakatubwira ngo ntabwo muzaba imirizo, ahubwo muzaba imitwe. Ako yakatubwira ngo ntabwo muzaguriza amahanga, ntabwo muzaguza amahanga, ahubwo amahanga azabaguza. Ntimuzaguza amahanga, amahanga azabaguza. Yesu ashimwe. Namwe muyagurize. Nuvuga ngo rero mu isi dutuyemo, aho niho Imana iduhera umugisha, niho Imana iduhera ibyishimo. Nuvuga ngo amaraso ya Yesu Kristo, ibintu biri by'ingenzi yakoze, yakijije umwana w'umuntu. Imana ishimwe. N'ubutaka bwari buvumye buravumurwa. Rero uyu munsi wa none ntukazavuge ngo isi ni umwanzi wawe, ngo ufite abanzi batatu, ngo isi n'umubiri na Satani. Umwanzi wawe ni Satani. Uyu mubiri wawe ntabwo ari umwanzi wawe. Mwene data, reka nkubwire, umubiri uzaba umwanzi ari uko wawushyize imbere. Uzaba umwanzi. Ntabwo umubiri ari umwanzi, kuko Abakorino ba mbere ibice 15 haratubwira ngo bene data, reka mbamenera ibanga, ntabwo tuzasinzira twese
Yesu ashimwe. Ngo umwanya muto nk'uwo guhumbya. Haleluya. Iyi mibiri yacu ipfa, abapfuye bazabanza kuzuka, natwe baro duhere ko duhindurwe iyi mibiri yacu ipfa yambikwe kudapfa, ngo kuko icyo gihe nibwo tuzaba ngo urupfu rumizwe no kunesha. Yesu ashimwe. Rero uyu mubiri wawe emewe utangeho nk'igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana, bibe ariko gukorera Imana gukwiriye. Ariho Pawulo avuga Abaroma 12 umurongo wa mbere, ngo bene data ndabinginga mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera gishimwa n'Imana, niko kwikora kwanyu gukwiriye. Ndacyavuga ku mbaraga z'amaraso ya Yesu zibohora. Uyu munsi wa none reka nkubwire, hari ibyo baba barakwatuyeho, hari ibyo baba barakuvuzeho mwene data, hari uburyo baba barakurasaze, hari amaraso akamurikirwa abadayimoni, hari ibyo bagukozeho bene wanyu mu miryango yanyu, ababyeyi banyu bakurasaga bagira bati ayo maraso yamurikiye bandi. No, we ntabwo amaraso yawe abasha kugira ikindi amara, nta n'icyo amaze. Oya, ayo maraso yawe yatanzwe hehe? Ari hehe? Yakoreshejwe biki? Niyo mpamvu uyu munsi wa none nkubwira ngo ndagusengera amaraso ya Yesu Kristo akubohore. Ibyo baterekereje amaraso yawe bakurasaga, ibyo bagukozeho ntabwo mbizi, ariko ibyo bintu bagukozeho ntabwo ari bizima, birapfuye. Ariko hari amaraso ya Yesu Kristo abasha kukubohora, hari amaraso ya Yesu Kristo abasha kugukiza. Mwene data, muvandimwe, mushiki wanjye, wowe uteze amatwi ijambo ry'ubuhanuzi, umva ijambo ry'ubuhanuzi icyo rikubwira. Turi mu kiganiro ijambo ry'ubuhanuzi, ariko ndivuga ku mbaraga z'amaraso ya Yesu abohora. Ayo maraso bakuvushije bayamurikiye ibigirwamana. Yesu adufashe. Bayamurikiye ibigirwamana. Uyu munsi uri muri kondisiyo, uri mu buzima bwa karande. Niyo mpamvu imbaraga z'abadayimoni zirirwa zigutwaza igitugu. Ariko uyu munsi wa none amaraso ya Yesu Kristo ari bukubohore, kuko ntabwo yinjijwe ahera n'amaraso y'intama, nk'uko bamwe bashyira abapfumu ihene bakavusha amaraso, cyangwa inkoko n'ibindi ntazi, abandi bakajya guterekera no kubandwa batanze inka n'ibiki n'ibiki. Ariko mu maraso ya Yesu Kristo harimo imbaraga zikiza, harimo imbaraga zibohora, harimo imbaraga zibeshaho, harimo imbaraga zitanga ubuzima, harimo imbaraga zihesha umugisha. Haleluya. Harimo imbaraga zibohora. Uwari uvumwa akavumurwa, uwari uwo gucirwaho iteka akaba umwana w'Imana, utaruzwa akamenyekana, amateka agahinduka, ukaba muzima, ukuzura ubuntu bw'Imana, ukuzura umwuka wera. Yesu ashimwe. Za karande zo mu bisekuru no mu bisekuruza zikakurekura, ibigirwamana baguhaye bikakurekura, ukakira umugisha uturuka muri Yesu Kristo kubw'amaraso ya Yesu yatsinze ubutwari bw'umwijima. Imana ishimwe kandi Imana itugire neza. Uyu ni umunsi wa none, ni umwanya mwiza wo kubohoka, ubohowe n'amaraso ya Yesu. Imana ishimwe. Imana yaguteguriye umugisha kandi yakugize umugisha, ariko abadayimoni bo barashaka gukomeza kukuzika no kugufata mpiri kugira bakubohabohe, uhore wifuza utabasha. Yesu atugire neza, utabasha kubohoka ngo uramye Imana, usingize Imana. Imana ishimwe kuba yatubohoye, Imana ishimwe kuba yaduhaye agakiza ku buntu. Ngenda yishima yarambohoye, ariko nawe ndakwinginze uyu munsi wa none wo ukurikiye BTV, umva ikiganiro ijambo ry'ubuhanuzi, ndakwifuriza kubohoka no kubohorwa n'amaraso ya Yesu. Imana ishimwe. Atari ukugusiga amavuta, atari ukugusiga ivu, atari ukugutera amazi, ahubwo wemerere
ubwire umushumba wakurambureho ibiganza byawe, ibiganza bye, maze none imbaraga z'Imana zimanukire muri wowe, mu izina rya Yesu Kristo ubohoke. Ngiye kugusengera. Imana ishimwe. Mwene data mushiki wanjye wumvise aya magambo, ndagusabye aho uri, rambika ibiganza byawe mu mutwe, nanjye ndagusengera ndambuye amaboko. Imana ikugire neza. Tujye gusenga Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana idufashe. Ngaho nyemerera urambike ibiganza byawe mu mutwe wawe, nanjye ndarambura amaboko ngusengera mu izina rya Yesu. Mwami wacu Yesu Kristo, mwamugira neza, uwera usumba byose, Imana agakiza kacu, Imana ifite imbaraga, Imana ikora ibitangaza, Imana ibohora kandi Imana ikiza. Senge bene data wumvise ijambo ryawe, senge bashiki banjye bumvise ijambo ryawe. Kano kanya ndategeka imbaraga z'abadayimoni zari zibafashe kano kanya ngo zibarekure. Ndatwika ndakongora imbaraga z'ikuzimu, ndamenagura imbaraga za Satani. Dayimoni rekura ubuzima bwabo. Ndagutegetse mu izina rya Yesu, ndagutegetse kano kanya, ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo. Mpamagara amaraso ya Yesu, amaraso yatsinze ubutware bw'umwijima, amaraso abohora, amaraso akiza, amaraso abeshaho, amaraso y'igitangaza. Kano kanya abohore bene data n'abashiki banjye bumvishe ijambo ryawe mu izina rya Yesu, ngo ubwiza bw'Imana bagaragareho, bahabwe umugisha nawe Kristo Yesu. Urakoze kuko Imana igira neza, urakoze kuko Imana ishobora byose. Mbambuye abadayimoni bari bafite mu maboko, mbambuye mbakwe mu mbaraga z'umwijima zari zibagose, mpagaze mu butware bw'amaraso yawe kubwo gusigwa n'umwuka wera. Ndategekesha ubutware nahawe nawe mu izina ryawe Yesu, ngo bagire neza data. Urakoze kuko Imana ibohora kandi Imana ikiza, Imana igira neza, Imana yuzuye ubuntu n'imbabazi, Imana y'urukundo, Imana itabara abayitabaje kandi ikarengera ubwoko bwayo. Reka bahabwe umugisha uturuka mu maraso yawe Yesu, ku maraso yawe iyo turiho ntabwo ducirwa urubanza, ubwo twitwa abakiranutsi kubw'izina ryawe Yesu. Urakoze data kuko uri Imana, ndagushimye mu izina ryawe Yesu, amen. Hanyuma kubw'ibyo telefone zanjye ni 078 630 396 2. Hano nyesubiremo 078 630 396 2. Kandi wanayandikira no kuri WhatsApp uramutse unkeneye. Imana y'amahoro ibaho umugisha, ibagire neza, ibakomereze kuyibera ubwoko, kandi bambike imbaraga, ibahe iby'imitima yanyu yifuza, kandi ibarengere mu kuboko kwanyu kose, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti.